uyu mugabo yaravuze ngo tuza mu bitekerezo, utuze mu byiyumvo, uturisha umubiri wawe. Iyo ibyo byose bimaze gutuza, ukuri k'ubuzima kurigaragaza. Ita ku bitekerezo byawe, wite ku marangamutima yawe, wite ku mubiri wawe, ibindi ubiharire igihe. Ukuri k'ubuzima kuzabisobanura, ukuri k'ubuzima kuziyitaho. Icyambere usabwa ni ugutuza. Kabiri yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo nkuko binsetsa cyane iyo numvise ko amafi yo mu nyanja afite inyota, ni nako nseka cyane iyo numvise ko abantu bajya mu ngendo zo gushakisha Imana. Nkuko binsetsa cyane iyo numvise ko amafi yo mu nyanja afite inyota, ni nako nseka cyane iyo numvise ko abantu bajya mu ngendo zo gushakisha Imana. Ayo mafi yo mu mazi afite inyota akeneye ubujyanama bukomeye. Birasekeje uburyo abantu bata igihe bazerera ngo bari gushakisha Imana ihorana nabo. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe cyose navuganaga ubudacogora nsenga Nyagasani, Uwiteka yagumye kure yanjye kandi sinigeze nsubizwa. Ariko igihe cyose nacecekesheje umunwa wanjye, nkaturisha intekerezo zanjye, mwemerera Uwiteka kungenera ibinkwiriye, natunguwe nuko nabonye ibirenze ibyo nifuzaga. Hari igihe dusaba nabi, ugasaba etaje kandi Imana yo ishaka kuguha igorofa. Ni byiza rero kureka Imana ikadukorera ibidukwiriye, ibizi ibyo dukeneye tutaranabisaba. Niyo mpamvu amasengesho yacu yakabaye yo gushimira Uwiteka abazi ibyo dukeneye tutaranabisaba. Uyu mugabo yaravuze ngo Uwiteka ari muri nge, Uwiteka ari muri wowe, nk'uko ubuzima buri mu mbuto zose. Yaranavuze ngo uruzi rutemba muri wowe ni narwo rutemba muri ngewe. Amaraso. Inyuma turatandukanye, ariko uruzi rugutembamo ni narwo ruzi runtembamo. Uyu mugabo yaravuze ngo umuntu mutagatifu ninde? Umuntu mutagatifu ni wa wundi wumva kandi akita ku mibabaro y'abandi. Yaranavuze ngo imbere mu rukundo hari imbaraga zirenze uko tubitekereza. Kabiri yaravuze ngo nigeze gukora urugendo njya gushakisha umuntu mubi, ariko natunguwe nuko nta muntu mubi nabonye umeze nkanjye. Yaranavuze ngo igihe cyose uzajya wumva ntako utagize, ariko umusaruro ukabura, ujye ubanza urebe neza niba utari kugurisha indorerwamo mu mujyi w'impumyi. Ujye ubanza urebe neza niba utari kugurisha diyama mu isoko ry'imbuto. Hari igihe ikibazo atari ubuhanga bwawe, hari n'igihe ikibazo atari ubushobozi bwawe, ahubwo ikibazo ari ukuri kugurishiriza mu mwanya utariwo. Aho guta igihe ugurisha diyama mu isoko ry'imbuto, wabyihorera iyo diyama yawe ukayigumana mu mutima kugeza igihe uzabonera uburyo bwo kujya mu mwanya wa nyawo. Ntabwo ari uko udashoboye, ahubwo hari igihe uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Hari igihe uri kugurisha indorerwamo mu mujyi wuzuye abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Uyu mugabo yaravuze ngo niwireba mu ndorerwamo ukababara, ujye umenya ko iyo ndorerwamo itakumenye. Niwireba mu ndorerwamo ukababara, wasanga iyo ndorerwamo itagusobanukiwe.
yaranavuze ngo ikibazo si inzuki, ahubwo ikibazo ni wowe wazifunguriye inzira. Ntugakore ikosa ryo kwitotombera inzuki. Iyo ururabo rufunguye, inzuki ziraza. Ikibazo rero si inzuki, ahubwo ikibazo ni wowe wazifunguriye inzira. Yaranavuze ngo urukundo ntirwera ku biti, ndetse urukundo ntirugurwa cyangwa se ngo rugurishwe. Ariko igihe cyose hari uwifuza gukundwa, agomba kubanza kwiga gukunda ubuziraherezo. Mbere yo kwifuza gukundwa, banza wige gukunda. Yaranavuze ngo aho waba uri hose wahinjirira kandi ugakabya inzozi. Amahirwe ari aho uri hose, umuryango uri aho ngaho uri. Buri kimwe cyose kikugaragiye cyakubera umuryango, buri kimwe cyose kikugaragiye cyakubera inzira y'amahirwe. Uyu mugabo yaravuze ngo diyama yari iri mu muhanda wuzuye umwanda. Abapfu benshi barayirenga, abandi bakayikandagiraho, ariko umuntu w'umunyabwenge wari uyizi yayinyuzeho arayitoragura. Aho uca hose haba hari amahirwe, haba hari diyama, ahubwo akenshi ntabwo tuyibona. Rimwe na rimwe kubera ko tutayizi, cyangwa se kubera ko turangariye mu bindi, dukeka ko ari byo diyama, kandi amahirwe ari iruhande rwacu. Umuntu asiga amahirwe aho atuye, akajya kuyashakira aho bayarwanira. Kabiri yaravuze ngo ubumenyi bwose waba ufite ntacyo bwakumarira mu gihe udashobora kugenzura ururimi rwawe. Ubumenyi bwose waba ufite nta kintu bwakumarira mu gihe utabasha kugenzura ururimi rwawe. Yaranavuze ngo niba utarabyiboneye ntabwo ari ukuri. Uyu mugabo yaravuze ngo ujye witondera ba bashyitsi badapfa gukomanga kabiri. Abo bashyitsi batajya bakomanga kabiri ni amahirwe n'ubuzima. Burya amahirwe n'ubuzima ni abashyitsi batajya bapfa gukomanga inshuro irenze imwe. Uyu mugabo yaravuze ngo nta mazi nta n'ubwato bwari kubaho, nta bwato nta n'umuyobozi wabwo wari kubaho. Ni nk'uko nta si nta n'ijuru ryari kubaho, nta gihe nta n'ikintu cyari kubaho, nta buzima nta n'urupfu rwari kubaho. Uyu mugabo yaravuze ngo nk'uko inzuki zegeranya ubuki n'ishyaka ryinshi, niko umuswa akusanya ubutunzi bwinshi yibeshya ko ariho ibyishimo bituruka. Uyu mugabo yaravuze ngo nta kikurushya nta n'iterambere. Burya kumva utengamaye ni ikimenyetso cy'uko ntacyo uri gukora. Iterambere risaba ko rimwe na rimwe uta umutwe. Iyo nta kikurushya nuko nta n'ikigukiza kiba gihari. Uyu mugabo yaravuze ngo niba udakase imigozi kuziritse ukiri muzima, ntuzatekereze ko abazimu aribo bazayikata numara gupfa. Yaranavuze ngo ntukajye mu busitani bw'indabyo, mu mubiri wawe harimo ubusitani bw'indabyo. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo benshi barapfuye kandi nawe uzapfa. Ingoma y'urupfu ikubitwa ubudasiba. Isi yakunze inzozi, ariko amagambo y'abanyabwenge azahoraho. Aya rero ni amagambo y'umunyabwenge, kandi koko azahoraho.